nta rwego rwo wageramo na rumwe utahuriramo n'ikigeragezo. Hari abageragezwa ku buryo kuburara, urwo ni urwego rwabo. Hari abari mu urwo rwego rwo kugeragezwa kubera ibiryo n'ibiki urwo ni urwabo. Nuzamuka ukaja hejuru uzahura n'ibindi bingana na hariya ugeze. Nuzazamuka uzahura n'ibindi bigeze bisa bingana naho ugeze, kuzageza igihe cyo tuzavira mu isi. Ibigeragezo muri ntambwe y'ubuzima bwacu tugomba guhura nabyo. Ibyo bintu tugomba kubyemera kandi ni ukuri. Nuko dusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami, nangwa Abami ba kabiri, turasoma ibice 5. Noneho duhere ku murongo wa 16 ndetse n'uwa 17. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5, murongo wa 16 ndetse n'uwa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Elisa aramusubiza ati, kurahiye Uwiteka uhoraho uwongorera, nta kintu cyose ntibwakire. Aramugomera kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Namani ati, ubwo utabyemeye, ndakwinginze uhe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumbu 2, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyotswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine n'ijambo ry'Imana. Mazina yanje nitwa Emmanuel, di pastor hano ku rusengero rwa Sepak community hano Gashojwa. Tunezerewe Imana rero uyu munsi wa none ku itariki 20 y'uku kwezi turimo kwa 7 uyu mwaka. Imana iduhaye iteraniro ryiza, barimyi bahimbaza Imana, natwe twese tunezerewe. Niwo mugambi w'Imana kugira ngo abana b'Imana iyo bateranye mitima yabo ibohoke, bahimbaze Uwiteka, batambire Imana ibitambo Imana yishime, natwe dutahe tuvuye ahangaha imitima yacu iboneye. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mwakira gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5, murongo wa 16 n'uwa 17. Kandi turaza kugira intego ivuga ngo kwibuka indahiro twarahiriye Uwiteka Imana. Kwibuka indahiro twarahiriye Uwiteka Imana. Kwibuka iyo ndahiro, tekereza ko nitumara kwibuka iyo ndahiro twarahiye Uwiteka Imana, twakongera kuyivugurura kandi bushasha. Noneho twamara kwivugurura, asigaye tukagendera ku murongo mwiza hamwe n'Imana, tukanakomeza gusabana n'Imana, kuko nibwo bushake bw'Imana. Kwibuka indahiro twarahiriye Uwiteka Imana, ntabwo twarahiriye Imana, ni yo ntego y'iri jambo ry'uyu munsi wa none. Indahiro ni ukwiyemeza gukora ikintu, kandi icyo kintu ukazanakigeraho. Ukiyemeza ko iki kintu nzagikora, ukaciyemeza mu mutima wawe, kandi wamara kuciyemeza ukakigeraho. Ni indahiro ni ukurahira. Kurahira ni ukwiyemeza ko utazangiriza igihango wagiranye
n'uwo urahiranye nawe, ukiyemeza yuko icyo gihango utazacangiriza. Tuzaje iburyo nangwa ibumoso bwa ca gihango wiyemeje. Indahiro ni ukwemera ko icyo gihango ukinyuze iruhande ndetse no kukwica cyakwica, ukabisirikana. Iyo ni indahiro. Dufite umuntu umwe muri Bibiliya nangwa abantu benshi, ariko Rusi ari gusezera nyirabukwe Naomi bagiye gusubira iwabo i Betelehemu. Nuko Rusi ararahira ari kumwe na nyirabukwe, aramubwira ngo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanje, Imana yawe izaba Imana yanje, aho uzagwa nanje niho nzagwa. Ngo bitagenze guco, ngo ndetse Uwiteka azabimpore gute? Ngo ndetse bikabije. Uwiteka azabimpore ngo ndetse bikabije. Indahiro iba iherekezwa ndetse n'urupfu. Kera abantu bamwanaga barahiraga yuko igihango babaye bacishe n'urupfu ruba rukurikiyeho. Indahiro kenshi indahiro ikunze kujana n'imihigo, ariko indahiro ni nka stamp abantu bashira ku kintu biyemeje kugira ngo icyo kintu bakigereho, kandi na mugenzi wawe murahiranye nangwa n'Imana urahiriye ikareba yuko uri serious mu bintu ugiye gukora. Ijambo ry'Imana rero twasomye mwakira gitabo riratujana ahantu ho kuvuga ku ndahiro, ndetse tugashaka kwibuka buri wese indahiro yaba yararahiriye Uwiteka, kuyivugurura nangwa gusaba izindi mbaraga kugira ngo tugume mu murongo mwiza. Yoshua yigeze kurahirira Uwiteka ari kumwe na Isirayeli yose, nuko avuga amagambo akomeye abahitishamo ati, mwebweho nimba mushaka gukorera za mana zindi zaramwaga hirya ya misozi, sawa n'imyanzuro yanyu, ariko njewe n'inzu yanje twiyemeje gukorera Uwiteka. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cya Yoshua mu kanwa ke havuyemo andi magambo abwira Isirayeli, arababwira ngo amagambo yose Imana yatubwiye, amasezerano yose Imana yadusezeranyije, nta na rimwe Imana itakoze. Ni ukuvuga Yoshua yararahiye, Yoshua yiyemeza gukurikira Uwiteka, noneho anabona n'umunezero mwinshi cyane, abona Imana imusezeranya ibyo yavuze byose ngo hatavuzeho n'ikintu na kimwe. Ni ukuvuga umuntu wese urahira, iyo yubahirije ya ndahiro, akubahiriza ya magambo yatuye mu kanwa ke, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikurikirana ya ndahiro kandi ikamugirira neza. Gusa mu rundi ruhande hari abandi nabo barahira ntibakurikize ibyo biyemeje imbere y'Uwiteka Imana. Twibuke umugabo witwa Ananiya n'umudamu we Safira, biyemeje kugurisha imitungo yabo, barahirira Uwiteka mu mutima yuko ibyo biyemeje bagomba kubizana ku birenge by'intumwa. Ibyo biyemeje ntibabikora, nuko icaje gukurikiraho ni urupfu, kuko nababwiye indahiro iba ikurikirana n'urupfu. Rero reka tuganire kuri iri jambo, ariko mbere yo kugira ngo tuganire kuri indahiro mu buryo bufatika, reka tuvuge ibintu bitatu ku makuru y'uyu mugabo Namani. Abantu bamuvugaho ibintu byinshi, ariko uyu mugabo Namani atwigisha ibintu bitatu bikomeye, kuko nabivuze byaba byinshi, ariko reka mvugemo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nuko nta rwego wageramo utahuriramo n'ikigeragezo.
icyo kintu tukizirikane nk'abakristo bakuze kandi tubwizanya ukuri. Nta rwego wageramo utahuriramo n'ikigeragezo. Namani yari ari umukuru w'ingabo za Siriya, uwo twakwita ngo ni umujenerali. Yari ari generali, ariko kuba generali ntabwo byamubujije, ntabwo byabujije ikigeragezo kimwe cyo yari afite cyitwa iki? Ibibembe. Yari ari generali, ariko kuba generali ntabwo byavuzwa ngo yuko uri umuntu ukomeye ntabwo wageragezwa. Hapana, wanageragezwa tu nubwo ukomeye. Nta rwego rwo wageramo na rumwe utahuriramo n'ikigeragezo. Hari abageragezwa ku buryo kuburara, urwo ni urwego rwabo. Hari abari muri urwo rwego rwo kugeragezwa kubera ibiryo n'ibiki, urwo ni urwabo. Nuzamuka ukaja hejuru uzahura n'ibindi bingana na hariya ugeze. Nuzazamuka uzahura n'ibindi bigeze bisa bingana naho ugeze, kuzageza igihe cyo tuzavira mu isi. Ibigeragezo muri buri ntambwe y'ubuzima bwacu tugomba guhura nabyo. Ibyo bintu tugomba kubyemera, kandi ni ukuri, kandi ni mu izina rya Yesu. Bwana zivuwe sana. Ibigeragezo bidufasha kwezwa. Burya ibigeragezo byeza umuntu bikamutunganya bye. Igihe washatse gupandamo gakeya ukaba ukubitanye n'ikigeragezo runaka, ukaba wicishije bugufi, wari ukuvuga amagambo 10 ukayagabanya ukavuga 3 kubera cya kigeragezo cyakugezeho. Burya Imana ibagiri ku kwezi. Ikigeragezo kitwegereza Imana, kandi ikigeragezo gituma dutumbira Uwiteka igihe cyose turi muri ubwo buzima. Utumbira Uwiteka kuko uravuga ati atari Uwiteka ngaha noneho ndasebye, noneho ndapfuye, noneho bindangiriyeho. Ugatumbira Uwiteka, Imana ikaba yishoje umugambi wayo kuri wowe. Nta ntambwe utageramo itarimo ikigeragezo. Buri ntambwe yose ibirimo ikigeragezo. Ibigeragezo byacu byose ntabwo bisa, ariko aho uzageraho hose, kuko twese tuba turi kuvuga ngo Mana uzangeze hariya hakurya, ugeze Uburayi. Nabo ubu ngubu barakubwira ngo natwe dufite ibigeragezo gusa byahinduye intera. Icyo tugomba kukimenya. Icya kabiri nuko Imana yacu, nubwo waba uri mu kigeragezo, itabura inzira yo yonyine yanyuriramo kugira ngo igutabare. Bwana zivuye sana. Kuko Imana ni Imana ntabwo yabura inzira. Twebwe tutabona inzira, ariko Imana nk'Imana ntiyabura inzira. Uyu mujenerali yararwaye ibibembe ari mu gihugu cya Siriya. Mu gihugu cya Siriya birumvikana uburyo bwose bwo kuvurwa byaba byarashobotse ko yabikoze, ariko inzira y'ubutabazi iri hehe? Abasiriya bigeze kurwanya Abisirayeli, banyaga iminyago. Mu bo banyaze banyagamo agakobwa gatoya, agakobwa just bagahindura agacakara kibera aho ngaho mu rugo. Nawe urabizi nta makuru yako, karasuzuguritse. Ariko kumva ko gakobwa gasuzuguritse niyo nzira yo gutabarirwamo n'Amani. Bwana zivuwe sana. Imana ihitamo ko uwo mukobwa ari we uba inzira yo kugira ngo Namani aje gukira bya bibe. Ntaho Imana itanyura, nta nzira Imana itakoresha. Imana ni Imana. Nimuze tuyizere nk'abantu mwe abari kugeragezwa, abari mu buzima bumeze gute, mwizere imbaraga z'Imana. Imana irahari, ica inzira naho zitari, kuko ni Imana ishobora byose. Bwana zivuwe sana. Icya gatatu, urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana angariho abarokore bibeshe. Abarokore bavuga ngo Imana ni Imana yabo, Imana y'abarokore. Urukundo rw'Imana rurenze abarokore. Urukundo rw'Imana rugera no mu banyamahanga. Urukundo rw'Imana rugera no mu bapagani. Urukundo rw'Imana rugera no mu barozi. Urukundo
rw'Imana sinzi wari gushimanga siwe gusa, ahubwo ni indirimbo ivuga ngo urukundo rw'Imana ni kuzimu rugira gute rugerayo no kubanzi bawe babandi buri kuvuga ngo aburetse ngarabarareba ngo bure areba Imana yacu iyo Mana y'uri kuvuga umwanzi yayibona mbere yawe. Urukundo rw'Imana rugera hose, mu banzi naho rugerayo. Uyu Namani ni Umusiriya, ntabwo ari Umwisirayeli. Abayisirayeli nibo bari bari fiere y'Imana yabo. Abayuda ntiwareba Imana y'Abayuda, ariko urukundo rw'Imana rugera no mu banyamahanga. Namani yari Umusiriya, umunyamahanga, ariko Imana iteganya yuko uyu munyamahanga nawe abona igitangaza cy'Uwiteka. Bwana asifiwe sana. Abanyamahanga nabo Imana irabazi, nabo Imana irabibukaga, babandi nabo Imana irabazi kandi ikabitaho. Urukundo rw'Imana ni rwahatari. Urukundo rw'Imana rugira no muri babandi b'abasinzi bo tuzi ngo bararimbuka ejo birarangiye. Urukundo rw'Imana rurabarinda. Urukundo rw'Imana ntabwo ari urw'abarokore gusa, ari urw'abarokore gusa. Imana twaba tuyifashe tukayishyira mu kantu, mu gatebo, ariko Imana ntabwo wayishyira mu gatebo. No mu banyamahanga Imana igerayo. Ugera hariya kuri ofisi ugasanga abanyamahanga 50 babamanitse, abakristo 5 nibo barimo gusa. None wavuga iki? Wavuga ngo nuko tudasenga? Turayasenga, ariko urukundo rw'Imana rurenze aho twebwe twibwira. Ibyo bintu bitatu ubizirikane, ni ibintu by'ingenzi. Umenye yuko Imana yacu urwego rwo ari mu rwose wanahuriramo n'ikigeragezo, ukabimenya kandi ukamenya yuko icyo kigeragezo ni icyo kukwegereza hafi n'Imana, kandi ukamenya yuko muri icyo kigeragezo Imana ntibura inzira yo kugutabariramo kugira ngo Imana ikunezeze. Icya gatatu nuko urukundo rw'Imana no mu banyamahanga urwo rukundo rugerayo. Aya mateka rero twahisemo intego yo kuvuga ngo kwibuka indahiro twarahiriye Imana. Ngira ngo tuvuge ku bintu bitatu gusa. Icya gatatu kiraba iyo ndahiro nuko tuze gusenga Imana. Namani uyu nguyu yahawe amakuru yuko i Samariya nangwa muri Isirayeli habonekayo ubutabazi. Icyo Namani yakoze cya mbere, Namani yateguye ituro ry'ishimwe kandi nta gitangaza yari yabona. Murebe urwo rwego rwiza rw'abakristo twakanagira n'icyifuzo gikomeye cyane. Namani yarateguye, atangira gutegura amashimwe, atangira gutegura amatalanta ntiwayabara. Ibyo biro byanditswe mu ngumbo ni amashinge n'amamiliyari n'akangari. Arabitegura kugira ngo agende gushima, nta gitangaza yari yabona. Twebwe igihe cyose dushima Imana iyo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ariko nubwo twashima na nyuma nabyo nta kibazo kirimo. Ariko gusa Namani murebe icyo kintu yakoze, ishimwe rye ryaje mbere yuko yabona igitangaza cy'Imana igiye kumukorera. Muri kureba urwo ni urwego bien rwiza kabisa rwa rundi. Gushima mbere ye ntacyo wari wabona, ni ukwizera gukomeye. Abakristo tugomba kumenya gushima Imana ibyo Imana iri kudukorera. Ntabwo Imana yacu ari Imana yo guhora gusa turi gusaba. Yego yaradutegetse ngo dusabe, ni byiza, ariko tuje turamenya no gushima Imana mu masengesho yawe. Uje uramenya ati uyu mwanya nasaba, ariko uje uramenya gushima, uje uramenya kuramya Imana twe kuyifata ngaho ariyo gusaba. Imana nayo ikeneye ayo amashimwe y'Uwiteka. Imana ikeneye yuko nawe wayishima. Abantu badashima Imana ni amakosa. Ni abana mu gakiza, ni abana barindira ko bazashima igihe bazabona viza niho nzashima. Bakibagirwa uyu mwuka w'Imana duhaye n'ubuntu bw'Imana,
bakibagirwa yuko abana bagiye ku mashuri bakagaruka amahoro n'uburinzi bw'Imana, bakibagirwa yuko kuba turi hano mu nkambi Imana itubeshejeho, Imana itwitayeho, amashimwe ni menshi. Kuryama bugaca ni ishimwe rikomeye ku Mana. Abantu badashima ni abakristu badafashe neza. Ntabwo ari byiza kudashima, ndetse na serivisi yo baguha utazi gushima ni abantu mwe, ni amakosa. Hari abantu batazi gushima, umurimo wabo ni uwo kugaya, bakagaya. Kugayaho ni danje, mbega baba biteguye ibintu byose kubigaya, birapfuye, ni bibi. Hari n'umukristo wabwira nk'itoro ryacu, torero kisi, kisi ni itorero, ni wo murimo. Bagaya itorero, bagaya korale zabo, bagaya, hariho n'abagaya n'ibyuma. Abandi bagera ngaha bakikanga, ariko abandi bakabigaya, abandi bakagaya. Mbese hari abantu bazi kugaya, bamunduwe bakubona ukababure kaho ntaco umaze, ntaco wamumariye, ntaco itorero rimaze, ntaco korali imaze, ntaco sepaki imaze. N'abantu kugaya ntabwo ari byiza. Tuje turagira umutima wo gushima. Bwana zikwe sana. Nawe wakugaya yagusangamo amakosa, kuko turi abantu, ibintu byose ntabwo byuzuye. Hari abantu bazi kugaya bye, kugaya positive ntabwo ibaho, ubona ni negative gusa. Ibintu byose birapfuye, byose ni bibi, ibintu wapi. Nukugaya. Umuntu ugaya muri we haba harimo ikibazo. Twemera yuko ibintu byose bitagenda neza, ariko kandi n'ibyagenda neza nabyo tubishimire. Nimba korali yaririmbye neza, kameme tugomba gushima, tukavuga ati vraiment korali zaririmbye n'amavuta. Ariko n'ikindi gihe nyine bitagenze neza, mwababwira ati hari arakabuze. Ariko igihe byagenze neza, tugomba kumenya gushima Imana. Haleluya. Namani yateguye ishimwe mbere yuko yagera mu bisubizo bye. Ategura ishimwe hakiri kare. Ni urwego, navuze ngo urwo ni urwego rukomeye rw'abakristo bari bakwiriye kujamo, ariko ntabwo ari buri wese. Twese twaturindiriye nzashima Imana nizakorera ukunguku. Namani we yashimye mbere yuko yabona igitangaza c'Imana. Ikindi kintu cya kabiri naco Namani yakoze, twagira mwakira kintu c'indahiro. Namani yateguye ayo mashimwe. Amashimwe agiye kuyahereza Elisa. Izina Elisa risobanura ngo Imana ikiza. Agiye gutegurira amashimwe kuyahereza Elisa. Elisa arabyanga ati no, ntabwo ari cyo gihe cyo kwakira amashimwe n'ibikino. Apana. Umwami Namani agahinda karamwica, aravuga ati kone nateguye gushima kuma umuntu gute amashimwe yasubirayo, bigenze gute? Namani azana icyifuzo nacyo gikomeye, akibwira Elisa ati rero nyemerera, ubwo amashimwe yanje utayakiriye, nyemerera muri Isirayeli, ahangaha turi i Samariya, mpavane ibitaka mbihekeshe iyi ndogobe yanje, njane ubutaka bwa Isirayeli mutahane iwacu muri Siriya, kugira ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli nje ndayitambiraho ibitambo muri Siriya. Haleluya. Nukuvuga njewe mvuye muri Isirayeli, ariko ndi iwacu muri Siriya, njane itaka rivuye muri Isirayeli, kuko ni itaka ryakijijwe. Imana ni Imana ya Isirayeli. Iryo taka rya Isirayeli ndijane iwacu. Noneho nanje nje ndatambira Uwiteka Imana, nje ndahagarara kuri rya taka, kugira ngo nanje mbumwe mu bana Imana yatoranyije. Haleluya. Uwo muntu arakomeye cyane, arakomeye. Muri Isirayeli byumvikane, hari n'ibigirwamana. Usomye ku murongo ukurikiyeho urasanga yuko harimo ikigirwamana cyo babosire bajaga gutambira, ndetse abwira Elisa ati ngende umukozi ninzagera Siriya, bose araje arambwira ngo nimuherekeze gutambira ibigirwa
ibigirwamana bye. Mube ubumba bari hakiri kare, kuko ni umukozi. Yego ndashaka nawe kumuherekeza, ariko ubumba bari hakiri kare. Ariko njewe ku giti canje ndaje ndatambira Uwiteka ibitambo kw'itaka mvanye muri Isirayeli. Bwana asifiwe sana. Iki kintu cerekana yuko muri Siriya watambiramo ibitambo by'Imana ya Isirayeli, bisobanuye yuko Imana ibera hose icyarimwe. Bwana asifiwe sana. Imana ibera hose icyarimwe. Imana ntabwo ari Imana dusenga gusa turi hano iwacu Gashojwa. Twava hano iwacu Gashojwa hariho amaso y'abakristo bagenzi bacu, twagera ahandi Imana tukayirekura kuko batari kukureba, ugatangira ukabebera kuko nta muntu uri kukureba. Apana, amaso y'Imana arahari. Zaburi 139 umurongo wa 4 n'uwa 7 n'uwa kangahe. Amaso y'Uwiteka ntaho wakwihisha Uwiteka. Uri mu gityaza, uri mu cyumba cyawe, uri Rubondo, uri hehe, uri Barara, uri Burayi, uri Kampala, uri muri dushe, uri muri toyi, uri kuri moto, uri mu murima, uri kubagara, uje uragendana itaka rya Isirayeli. Bwana asifiwe sana. Uje uragendana iryo taka rya Isirayeli, Imana ya Isirayeli uje uragendana nayo. We uje urahura n'Imana gusa waje muri repetition, we uje urahura n'Imana gusa waje gusenga, ahubwo iyo Mana uje uragendana nayo kugira ngo aho ugeze hose ube washobora kuhatamira ibitambo by'Uwiteka Imana. Bwana asifiwe sana. Naamani noneho arahira indahiro yo twavuze ngo turaganiraho gatoya nuko tuze gusenga. Nuko Naamani amaze gukira ibirembe, Naamani amaze kwemererwa ryataka, asigaye aravuga ati sinzongera ukundi gutamba ibitambo byotswa ku bigirwamana. Sinzongera ukundi ibitambo byose nzabitambira Uwiteka Imana yacu. Indahiro, sinzongera ukundi gutambira ibigirwamana by'Isiriya ibitambo, nzaje ndatambira Uwiteka Imana ya Isirayeli ibitambo ndiriya Siriya. Ni declaration, ni amagambo watura mu kanwa kawe, kandi ayo magambo ni amagambo mazima. N'aya matorero ya Uganda hirya, iyo umuntu agiye kwakira Yesu baramubwira ngo vuga ngo, akavuga ati nemeye Imana. Subira mu natwe turabikoraga, ni Bibiliya ntabwo ari kibazo. None ayo magambo yavuze bo ako kanya baravuga ngo uri umurokore, ntiyari yabatizwa, ntagaburo ryera. Ubwo nawe akavuga ati ndi umukirisitu, birarangiye. Twebwe ntabwo birangiragaho, agomba no kubatizwa n'igaburo ryera akaryegera kugira ngo yuzuze inshingano zose z'abakristo. Ariko amagambo akuvuye mu kanwa, watuza akanwa kawe wemeza icyo Imana ugiye kwikorera. Ayo magambo Imana ibaga iyakeneye, ni amagambo meza, ni amagambo mazima, n'indahiro. Kandi nta muntu n'umwe muri twebwe udafite indahiro yaba yararahiriye Uwiteka. Indahiro ziratandukanye. Abakozi b'Imana turarahira. Nta mukozi w'Imana basengera uhereye ku mudiyakoni ukageza ku mushumba, buri wese ararahira. Kandi iyo ndahiro ayirahira mu zina ry'Uwiteka, anafashe Bibiliya. Jewe kanaka Pastor Emmanuel nemeye imbere y'Imana ko Yesu nashimwe cyane. Iyo ndahiro turayirahira, twarayirahiye, abadiyakoni bararahira, natwe twese turayirahira. Kibazo, iyo ndahiro turacayizirikana, ya magambo turacayakurikirana. Ni gute wumva ngo hariya bari kurwana,
Ni gute wumva ngo bari abantu bageranyeje muri polisi, ba bantu barahiye byagenze gute kugira ngo osi na kamandati aribo batangira gukemura ibibazo byabo? Indahiro baba barayiseye kandi bakabyibagirwa, bakanakomeza kuvuga ngo baracahagaze neza, na indahiro bagize gute? Barayiseye. Igihe Imana igutoranyije ngo uri umuyobozi wa korali, wowe uri muri uyu mwanya, wowe ugiye kuririmbira Imana, ukiyemeza, mwibuke yuko n'abantu bagiye kuririmba bamanza bahagarara ahangaha maze tukabasengera. Icyo gikorwa wiyemeje gukora imbere y'Imana ni indahiro mu buryo bw'umwuka, uba wiyemeje kugira ngo nanje ndagiye mu murimo w'Imana. Kibazo, iyo ndahiro uracayihagazeho neza kuko bikwiriye? Abasezerana umugabo n'umugore ejo basezeranye ahangaha, Omaru na Nema basezeranye, n'abandi barasezerana, n'abandi twarasezeranye hirya no hino aminse abantu barasezeranye. Indahiro twasezeranye na bagenzi bacu, twasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'abantu, turacazubahiriza, turacari mw'uwo mwanya w'iyo ndahiro. Abatarasezeranye bo baravuga ngo nje ndone nasezeranye. Ninde wakubwiye ngo ntabwo wasezeranye? Warasezeranye byari igihe wiyemeje kuganira na mugenzi wawe, ni umukobwa nawe uri umusore, muraganiriye muriyemeje ati rero amagambo yo mwavuganye urayazi, ariko uyu wavuze ntekereza ko wavuze ati nzagucunga neza, ati uzababye nta kibazo tuzagira, ati nzakubera umugabo mwiza, ati kabisa babandi basezeranye mu kanisa bariya tuzabaruta, twebwe tuzabaruta. Mukabwirana amagambo, nawe akakubwira ayo magambo. Imbere y'Imana ayo magambo afite agaciro, nubwo mwabikoze mutanyuze ku itorero, ariko ayo magambo nayo afite agaciro. Ese uyu munsi uracahagaze muri wa mwanya wa ya ndahiro warahiriye Uwiteka Imana? Navuze ngo ni ukwibuka indahiro buri wese yarahiye. Abakristo turarahira. Iyo wamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, wiyemeza gukurikira Yesu, wiyemeza ukavuga ati niyemeje nanje kugera ikirenge canje mu cya Kristo. Niko tuba turi kwigisha abanyagice, kandi tukanababaza tukanabategura, bakatubwira ati twiyemeje kugera ikirenge cyacu mu cya Kristo, natwe nuko twatangiye. Ariko se rwa rugendo twiyemeje igihe twakiraga agakiza, urwo rugendo turacaruhagazemo neza? Abantu biyemeje gusenga, Mana sinzakuvaho, nzahora ndi imbere yawe ndi gusenga, sinzava mu mwanya wanje w'amasengesho. Bayaheruka ryari? Masengesho aheruka ryari? Abantu baheruka ryari gusenga? Za ndahiro wiyemeje umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ese iyo ndahiro uracakurikira ya magambo yo kwiyeza? Kwa kundi wabaga uri mu bihe byiza iby'ububyutse, ukirinda kuvuga amagambo ateye isoni, kuko duherutse kwiga muri Nibature ejo bundi, ya magambo watinyaga kuvuga mu kanwa kawe, ubu ngubu uracari muri wa mwanya wa ya magambo. Bimeze gute? Ubu ngubu wasanga wivugira nawe amagambo nk'abaperisi, nawe ayo magambo ariyo wivugira. Kandi kera waririndaga, wasangaga ahantu hari ikiganiro gipfuye bavuga ibintu bidafashe, ako kanya ugafata akayira ukigendera ugataha, kugira ngo utaza kwiyanduza, wanduza ururimi rwawe, kugira ngo utavuga amagambo ateye isoni adahesha Imana icyubahiro. Ubu ngubu ibiganiro bimeze gute? Buri wese yararahiye imbere y'Imana mu kwizera Yesu. Twararahiye, Mana ibya kera birarangiye, watura
kwiyambura ibyaha mu gihe cyo wizeraga, usengerwa isengesho ryo kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Twemeranya na ririya jambo ngiyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gisha, ngibyakira byose bibaga byarangiye. Byagenze gute kugira ngo kandi bya bindi byakera byongere kugaruka? Wararahiriye Uwiteka. Indahiro irica. Indahiro ntabwo ikiza gusa, ahubwo indahiro irica. Wenda ntabwo irica umubiri, ariko yakwica ubugingo, kandi niyica ubugingo wasanga ibintu bitameze neza. Kwibuka indahiro twarahiye imbere y'Uwiteka Imana. Igihe twizeraga ni indahiro, igihe wasezeranye na mugenzi wawe ni indahiro, igihe winjiye mu murimo w'Imana ni indahiro, igihe wakiriye inshingano, izo zose ni indahiro. Indahiro yawe warahiriye Uwiteka, uracayihagazeho? Ubaye utagihagaze neza mu mwanya w'indahiro wiyemeje imbere y'Uwiteka, uyu munsi iri jambo ryaje kugira ngo ryongere rituvugurure. Buri wese yongere yirebe mu mutima we, arebe kwa kundi yasezeranye. Keretse wenda hari wowe nimba keretse uri mu barokore hivi, ariko tekereza ko abarokore baba bafite ukuntu bagendana n'Imana, kuko baba bari gusatira amasezerano y'Uwiteka. Bari kuvuga ngo Imana yavuganye natwe, kuko Imana yacu iravuga. Imana yacu ifite aho ishaka kutugeza, ariko none turi kugendana n'Uwiteka gute? Muri ya ndahiro twarahiriye Uwiteka yuko turi ubwoko bwe, yuko turi abana be. Tugiye kuvugurura ya masezerano, ya ndahiro twiyemeje imbere y'Imana. Niba usanga hari ibintu bitagenze neza, tugiye gusenga Imana kugira ngo wongere ugire Imana, uvugurure indahiro wiyemeje imbere y'Imana, kuko Imana yacu ntabwo ari umuntu. Imana ntabwo inegurirwa isuku. Imana ni Imana, kandi ni Imana igira neza, kandi ni Imana itanga umugisha. Yosuwa yatuye mu kanwa ke aravuga ngo amagambo yose meza, amasezerano yose Uwiteka Imana yavuze, nta na rimwe Imana itakoze. Imana yacu irakiranuka, nta jambo na rimwe ryava mu kanwa k'Uwiteka Imana itazagukorera. Koko niba ari Imana yavuganye nawe, atari ibindi, atari ibigirwamana, niba ari Imana yo mu ijuru yavuganye nawe, nta jambo na rimwe Imana itazabura gusohoza. None indahiro yawe wowe ihagaze ute? Tugiye gusenga Imana rero. Ndakwinginga kugira ngo wongere uvugurure ya ndahiro yawe warahiriye Uwiteka Imana. Iba indahiro yawe hamwe na mugenzi wawe muri kumwe mu rugo, ibindahiro y'abana n'ababyeyi babo, ibindahiro yacu mu murimo w'Imana, ibindahiro mu nshingano twahawe mu murimo, iba indahiro yo gukurikira Kristo, indahiro yo kwiyemeza gukiranukira Uwiteka mu buryo bwose. Imana ndabikwifuriza kugira ngo uvugurure n'uyu munsi wa none, nimwakire neza ijambo ry'Imana.